Zhuangzi. Zhuangzi yabayeho mbere ya Yezu muri 369 kugeza muri 289 mbere ya Yezu. Yari umucurabwenge wo mu Bushinwa, nawe ni sekuruza w'ubucurabwenge bwa Daoism. Ubucurabwenge bwe nibwo bwabyaye abafilozofe twamenye. Tekereza ko Laozi, abantu mwasomye inyandiko za Laozi ararenze, ariko Laozi ubwenge bwe abukura kuri Zhuangzi. Tekereza ko ubucurabwenge bwe bwacengeye mu myemerere itandukanye, irimo n'ariya madini yo muri Aziya. Bemera Zhuangzi cyane. Icyo kintu rero wari ubajije kijyanye n'ikinyugunyugu gikomoka muri ya nkuru ivuga ngo umuntu ni iki. Igihe kimwe Zhuangzi yararyamye arasinzira cyane, arangije arota yahindutse ikinyugunyugu mu nzozi. Ubwo yari yahindutse ikinyugunyugu yari yishimye cyane bidasanzwe, yibagiwe buri kimwe cyose kijyanye n'uwo ari we. Yari yahindutse ikinyugunyugu byuzuye. Tekereza ko mu nzozi yari ari kubyina mu muyaga nk'uko ikinyugunyugu kibikora, akajya hova mu ndabyo nk'uko ikinyugunyugu kibikora. Neza neza yari yabaye ikinyugunyugu, nta muhangayiko na muke yari afite. Wibuke ko hano ni mu nzozi, nta kintu na kimwe yari atunze, ni mu nzozi. Nta n'ikintu na kimwe yatekerezaga, ni mu nzozi. Yari yahindutse ikinyugunyugu gusa. Inzozi rero yaje kuzivamo arakanguka. Agikanguka aribwira ati mu by'ukuri ndinde ko nijoro narose ndi ikinyugunyugu bya nyabyo. Ubu ntibishoboka ko n'aka kanya ntari umuntu, ahubwo ndi ikinyugunyugu cyagezeho nacyo kigasinzira, kikaba kiri kurota cyabaye umuntu. Ese ni Zhuangzi warose yabaye ikinyugunyugu, cyangwa ni ikinyugunyugu kiri kurota cyabaye Zhuangzi? Mu by'ukuri ndinde, ni ikinyugunyugu cyangwa ni Zhuangzi? Uratekereza umwanzuro waraje kuba uwuherera? Ukuri guhari nuko yaba Zhuangzi yaba ikinyugunyugu, byose nta na kimwe cya nyacyo kirimo, byose ni baringa. Ahubwo ikintu cya nyacyo ni icyo kiri kubireba byombi, the observer. Icyo kibona ikinyugunyugu cyahindutse umuntu, kikanabona Zhuangzi wahindutse ikinyugunyugu, nicyo cya nyacyo. Icyo nicyo uri cyo rero, ni cya kintu bavuga kidapfa, kitubamo, kitubona turi mu nzozi, kikanatubona turi maso. Icyo ni igice cy'Imana kiri muri buri muntu wese, niko umuntu yabyita. Ibindi byose twibwira ko turi byo, nta na kimwe cy'ukuri kirimo. Niwo mwanzuro waje kuvamo. Icyo kikubona usinziriye, kikanakubona uri maso, ni wowe wa nyawe. Ubwo bunararibonye ni bwo wowe wa nyawe. Urumva se Zhuangzi atari umuhanga? Yari umuhanga. Yanavuze amagambo menshi yahindura ubuzima. Zhuangzi yari arenze rwose. Zhuangzi yaravuze ngo iyo umurashi w'umuheto arashe agamije kwinezeza, aba afite ubuhanga bwe bwose. Iyo arashe kugira ngo ahembwe umudari w'umuringa, aba yuzuye guhangayika. Iyo arashe kugira ngo ahembwe umudari wa zahabu, atangira kureba imirari, akajya abona ibipimo bibiri kandi hari kimwe. Muri make, iyo ukora ugamije igihembo, niko guhangayika byiyongera, no kubona ibyo ukora bikagenda bigabanuka. Ariko iyo ukora ugamije kwishimisha, ukora akazi kawe neza. Niyo mpamvu nta kazi kabaho karuta gukora ibyo ukunda. Ntabwo uvunika, urabinoza, kandi amahirwe akurikira akazi kanoze. Yaravuze ngo iyo inkweto igukwiriye wibagirwa ikirenge, iyo umukandara ugukwiriye wibagirwa inda, n'iyo umutima ugukwiriye
iyo umutima ukuzuye, iyo umutima uri mu buryo bukwiriye, wibagirwa ibindi byose ugahinduka umuntu ubohotse, nta kintu cyongera kukugonda umugongo. Yaravuze ngo nihe nakura umuntu wibagiwe amagambo, uwo niwe nifuza kuganira nawe. Aranavuga ngo ntugahimbaze umuntu kubw'imbaraga afite, mucira urubanza ukurikije uko akoresha izo mbaraga. Yaranavuze ngo ita ku mubiri wawe, ibindi byose bisigaye biziyitaho. Zhuangzi yaravuze ngo ibihembo n'ibihano nibwo buryo buciriritse cyane mu myigire. Abantu bagomba kwiga bagamije kumenya, aho kwiga birinda guhanwa cyangwa se kwiga baharanira guhembwa. Yaranavuze ngo ibyishimo nyabyo bitangira hariya wahagarikiye gukomeza kubishakisha. Aranavuga ngo iteka ryose nubona inzira ari nyabagendwa, ujye ugira amakenga, hari igihe ibigana ikuzimu. Inzira igana ikuzimu iba irimo abantu benshi cyane, nubona irimo abantu benshi rero kandi ukabona iroroshye, ukabona iyo nzira imeze nko kunyuza urushinge mu muneke, ujye ugenda gake, hari igihe iba irimo ibibazo n'ibizazane. Ahubwo ya nzira ubona abantu bamwe batinya no kujyamo rimwe na rimwe, hari igihe aba ari iya nyayo, cyane cyane iyo umutimanama wawe uyikuyoboramo. Yaravuze ngo ba buri kimwe cyose ijuru ryaguhaye, ariko wirinde kugira icyo ugerageza kugundira, wirinde kugira icyo ugerageza kwiyitirira. Uzabicunge neza, iyo utangiye kwiyitirira ikintu runaka uhita utakaza uburyohe bwacyo. Rero navuze ngo kuvuka si itangiriro no gupfa si iherezo, ahubwo kuvuka n'umwuzuro wo gupfa, no gupfa n'umwuzuro wo kuvuka. Aranavuga ngo ibagirwa imyaka, wibagirwa inzitizi, nubigenza gutyo ubuzima butagira umupaka buzahinduka urugo rwawe. Aranavuga ngo igikeri kiri mu iriba ntabwo gishobora kwiyumvisha uko inyanja imera. Niyo mpamvu umuntu washimishijwe n'ibi byishimo by'akanya gato ntashobora kumva ukuntu ibyishimo by'iteka bimera. Yaranavuze ngo ubujiji ni igihe abantu bashishikariye ibyo bagombaga kwirengagiza, noneho bakirengagiza ibyo bagombaga gushishikarira. Abantu birengagiza ibintu by'umumaro bagashishikarira ibintu by'ubuyobe byo kwirengagizwa, ahubwo iby'ingenzi bakabihunga, ugasanga bashishikariye ibintu byabaringa. Zhuangzi yaravuze ngo gutsimbarara ku bitekerezo byacu nk'aho buri kimwe cyose kigomba kuba gishingiye kuri byo, ikitari mu murongo w'ibitekerezo byacu tukumva ko gihabanye n'itegeko rya kamere, kandi ibitekerezo byacu nabyo ni nk'impeshyi n'itumba, ni ibintu bihindagurika cyane bijyana n'ibihe. Uyu munsi uba utekereza gutya, ejo bikaba byahindutse. Ntugakore ikosa ryo gufata icyemezo cya burundu kubera gutsimbarara, wirengagije ko ibitekerezo ari ibintu bihindagurika bimeze nk'ibicu. Ntugafate icyemezo cy'iteka uyobowe n'ibitekerezo by'igihe gito. Aranavuga ngo umuntu wiyambuye buri kimwe cyose ubwe ku giti cye ntawe ushobora kumugirira nabi. Yaranavuze ngo amagambo abaho kubera ibisobanuro. Iyo umaze kubona ibisobanuro, amagambo ubura agaciro burya. Ushaka gusobanukirwa ikintu runaka niho amagambo burya azira. Iyo ibintu bimaze gusobanuka, amagambo ashira ivuga. Kubera iki abantu ari byo binyabuzima bivuga amagambo gusa? Kuki ibimera bitavuga, inyamaswa kuki zitavuga amagambo? Zifite ukuntu zivugana, n'ibimera bifite ukuntu bivugana, ariko ntabwo bikoresha amagambo. Nuko abantu aribo batakaje injyana y'ubuzima, nibo batakaje itegeko rya kamere ry'ubuzima, bananiye gusobanukirwa ubuzima. Ibindi binyabuzima byose bijyana n'itegeko rya kamere, ntacyo gusobanukirwa bikeneye. Buri kimwe cyose ku bimera kirasobanutse, buri kimwe cyose ku nyamaswa kirasobanutse, ariko ku mwana w'umuntu byaranze. Yatakaje umwimerere, yatakaje gusobanukirwa, yatakaje ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu umuntu yahimbye amagambo kugira ngo amufashe gusobanukirwa, ariko abantu turavuga na n'ubu imyaka irashize ntabwo dusobanukirwa neza. Amagambo abaho kubera ibisobanuro. Iyo ibisobanuro bihari,
iyo hari ubwenge bw'Imana bwo gusobanukirwa amagambo ashira ivuga. Impamvu tuvuga ivata rikaza ni uko twatakaje ubwenge bw'Imana. Yaravuze ngo inzira nyayo iremwa no kuyigendamo kenshi. Uko usubiramo, uko unyura ahantu buri munsi, niko ahantu hahinduka nyabagendwa. Niba ushaka guhindura ikintu runaka nyabagendwa, kigendemo buri munsi. Niba ari imyitwarire runaka ushaka kurema, yisubiremo buri munsi. Bizagera aho byikore bihinduke nyabagendwa. Yaravuze ngo ibyishimo bya nyabyo biza cya gihe utari kubihatiriza. Aranavuga ngo isanzure ryose ricira bugufi intekerezo zituje. Nutuza mu ntekerezo, isanzure rizagucira bugufi. Yaravuze ngo umuntu utunganye akoresha ubwenge bwe nk'indorerwamo. Umuntu utunganye akoresha ubwonko bwe nk'indorerwamo. Indorerwamo inyunyuza ibiyiri imbere byose, ariko nta na kimwe igerageza kugumana. Nta na kimwe yicuza, yakira byose, ariko nta na kimwe igerageza kugundira. Nta kibika. Mu magambo yose Zhuangzi yavuze, mu nyemerere nyasoreze kuri aya. Yaravuze ngo ntugahatirize, ntukarwanire ibintu runaka, kubera ko itegeko rya kamere riri gusaba ikintu cyoroshye cyane, kujyana n'injyana y'ubuzima. Jyana n'umuvumba w'amazi w'ubuzima, aho umugezi w'ubuzima ukwerekeza. Jyana nawo kandi wishimye. Ntabwo uzongera kubabara ukundi nukurikiza iryo tegeko rya kamere. Nta kintu na kimwe kiba kitari mu buryo, ahubwo iyo ubusanyije n'injyana y'ubuzima ni wowe uba uvuye mu murongo. Ntabwo ari ubuzima ubwabwo. Iteka ryose ubuzima buhora buri mu buryo bukwiriye, buhora bubyina injyana yabwo. Ahubwo iyo utajyana nabwo urayobagurika. Ni wowe uzahara, ntabwo ari bwo buzahara. Ngayo rero amagambo akomeye cyane yavuzwe na Zhuangzi. Ararenze, gerageje kuvuga ay'incamake ashoboka. Iri jambo rero ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe, tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.